yitwa Nduwimana Jean Paul abana bamize hano bye yigeze kubaho umuhanzi yego abantu ubu ni n'umuhanzi ivuga ngo murabeho ndagiye arwaye sida irandirimbo nyine yayikoze arwaye sida aryamye ku gatanda arwaye sida Nobja yakoze irandirimbo arwaye no Nobja nawe ari mu bantu batinze muri uru ruganda seze buri kubyumva yego ndi kubyumva kandi akaba ari mu bantu bavuga ko bagize uruhare mu kwagura umuziki nyarwanda no kuwugirira umumaro ndavuga yaba mu gushinga ama studio no gufasha abandi bahanzi yego ubwo we ntari muri abo bantu yavugaga ari no mu bantu ubwe mu ntagara buriya nanjye ni mu bagize uruhare muri ibi bintu yego yaba kandi koko ntago tubihakana yatuzaniye element turabazi be turabyemera yatuzaniye koze yatuzaniye aba producer yatuzaniye bakizi no bya namugaye ikintu kimwe ukiri naho ngaho utaragera no puji ndabanza mugaye Rwanda aravuga ngo yishura umurozi akakumaraho abana kuki atavuga mu mazina abo bantu cyo udatobara ngo uvuga ayo mazina tukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye kuki muvugira mu matama koko niba mukeneye kibazo bikemuka amakuru ari hano ku mihanda aravuga ngo no byabwiraga ubwo butumwanditse yabwiraga muyoboke yego niyo mpamvu mise nkuzana kuri muyoboke ariko nahoze nkubwira ijambo ryitwa ikarita ya victimization kwigira inzira karengane yego yego ntago ari ngiye yabwiraga ibyo ari byo ndabizi neza 100% ko ari ngiye yabwiraga victim card ikarita ivuga ngo ngiye mpora nzira karenganirega ngewe nditonda barambonerana nakora nge ntago aba producer banjye banshinja kubambura oya nge ntago abanyamakuru banjye bifungirana muri studio bagatabaza ngo nabimye umushara oya utangiye kuzana byinshi oya utangiye kubinjajwa nkuko wabivugaga kega buriya naganira bana urubanza rwasubitswe nta nubigoye bindi rwasubitswe kubera ko uyu munsi ari live reka mbivuge gutyo yego ntago ndi bupyinagaze fata ku mavuta ngo nirangagize ko ubugenza cyaha bushobora gukora ikosa oya kwara abagenza cyaha uyu munsi batabwamo ejo mwagiye mu rubanza rw'umushinja cyaha wari ruswa kuko buriya iriya ni complaint nini iremereye ku buryo ntakubwira umuntu uri kuburana akavuga ngo ntago napimwe umva mu rukiko barabitarutse nkaho ari ibintu bisanzwe ibazo wamupimye ibazo wakoze raporo ibazo wamufashe ibazo wakoze ikirego cye cyose dosiye yose akayihereza ubushinja cyaha ibi biba birimo nk'abantu nk'abane niba atari batanu reka basuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kim TV Hub ni mu rugo rushya aka ni akarima k'igikoni dushyize ku ruhande nyuma yaho basanzwe batozi bahaye ikaze rero mu rugo rushyashya iyi bayita Kim TV Hub ni ahantu tugiye kujya tubana kenshi cyane gashoboka umunsi ku wundi ni hano mu rugo rushya tugiye kujya tubana ariko tutibagiwe n'urundi mu rugo runini buriya ntaraguha ikaze oya ngese nta musirikare usaba ikaze twe urumva nta musirikare usaba uburenganzira mari turakaba urumva buriya iyo umwana atangiye abonye akazi yabaga mu rugo yego ni ikimenyetso cyiza cyo kurusohoka mu rugo wari ubizi buriya nta mwana asohoka mu rugo adafite akazi buriya umaze kubona akazi nibwo ababyeyi bakubwira atari kurabona ko ubushobozi bumaze kuzamuka ubu nawe wakimenya wacishe ayagucishe buriya ngo nta muntu ucika iwabo sawa wala nta muntu waracitse nta nubwo tukirenganya boro niba kitubara ukuri kwibara cyangwa batubara dutashye babona abuzukuru gusa ayakanda abuzukuru tabateguje aho ngaho yaba ari amabara yego ndi kumwe na Daniel w'umukara ndi kumwe na Dani w'urukara urumva ntago ari we wa mbere umuhohoteye kuri iki gikara cyane Dani ntago ari ukuguhohotera iryo ni ihohotera rishingiye ku miterere niga muri segonderi muri Troke Kamaro wigeze kunyita ngo Kamauba kubera ikintu bivuze urabona sirage yego umushongi ukorwamo sirage ni Kamauba bawita Kamauba bro uzi ko uriya mushongi ari umukara kurusha umushongi wa Kamauba ni umukara kurusha godoro yego biriya bintu bakoramo sirage basiga inkweto ku ishuri muri interineti yitwa Kado twitwa General Mbumbe yareshyaga gutya General Mbumbe twamitaga General Mbumbe yari mugufi nka Pekete ntago ari mugufi kabisa yareshyaga gutya Mbumbe ndamuserereza arandeba anyita Kamauba kuva icyo gihe munyamamagaye Kamauba amenya kanze wowe rizajya kwita Kamauba
ubwo njye sinkumenye. oya mike nagutera aga story man nako navuga ngo nawe umohote Oya ubaye wa kabiri umohote buriya byakugora kunkuramo kamauba naje no kugahindura nkajya nita kamauba ubu ushatse kukagera kugafinyora kamauba kugira akajya kumvikana ko harimo nyina akantu ka finyorage yego kamauba Kim namahoro se namahoro Daniel Rukara Daniel Rurema basi yego nawe namahoro Karurema nje namahoro birimo biragenda gake gake ubuzima bumeze neza ki ubuzima bumeze neza nawe ngiye kubeshyera Imana mvuze ko butameze neza ndashima aho bigeze biraryoshye buryo dushima biba ari amahoro aba ari amahoro kibi nuko udashima oya ntago natojwe kuba indashima narezwe neza ndi kumwe na Dani Rurema niwe tugiye kubana muri iki kiganiro ibintu bimwe na bimwe tugiye kugenda tuganira ariko kuri showbiz nidagaduro yigeze kuvuga ngo hidagadura ihene abantu ntibidagadura reze kukibayise byidagadura baragize bakabidushyira urumva ngo ntabwo byitwa ibyidagaduro kuko hidagadura ihene ubwo iyo umuntu ari kwidagadura biba byagiye abantu barizihirwa aha ntabwo bidagadura barizihirwa ariko umuntu azasinda mu byite ko yizihiwe cyane nase yabasinze umuntu aba yasinze ate kutaba wamuguriye uba wamuguriye ni imbobo se ku buryo ubona adakwiye kwigurira ariko nabonye umujene wamaze iminsi mu kabari 2 nta n'ijana afite ariko ukuntu byarangiye uwo ni umuvumyi abo tubita abavumyi ukuntu byarangiye atashye kubiswe ahantu hamwe rwose ndi kumwe n'ababajene banje byarangiye atashya kubiswe byarangiye umujene yabikubitiwemo kandi ngo baramuguriye ngo kuva mu gitondo kugeza ku gitondo cy'undi munsi nta mafaranga n'igiceri cy'ijana afite ari ibintu dukora by'ububwa tutajya tuvuga umuntu ahereye mu gitondo akugurira wowe nunagira agasoro uvuga uti nanjye niba nta n'amafaranga mfite kangende atabona basi ko naje gusabiriza nta nubwo ugira ako gasore umuntu muricaraniraganya mbibona muricaye ahantu kumwe n'abahungu ukimaraje ati Rurema dore n'umuhungu wanjye baguha akantu abiswe nikundira ikidari cy'ihene nagatuza kihene kibagushyiriho akadari muhungu wanjye umuntu araje ati nanjye turasangira atari muri gahunda akajyamo mu kanya bampa agafanza ati nanjye nibampa kandi dore inyota iranyishe ashaka kubaza ese ntabwo mugira isoni abanyakigali koko hagati byibuze naje nitombokeza mu matangwamo nta umpamagaye ntaki wagenda yaje nkagira agasoni nkipfa isoni nubu bwake nubu kwanza kujya mu kabari nta mafaranga ufite ntago nose ugiye gukora ntago ari ibintu by'abantu b'abagabo cyane gukoramo kuvumba kuvumba ari umushite wanjye bita mpeketa uriya we serivisi ikintu ukora ni kimwe gusa uramubwira ati nicaye aha ibyo gusa nta na tika afite yazana amaguru ariko akanywa inzoga ajene b'ikigali barabivumbuye niyo yaba nta tika afite tekereza ko ashobora kuva Kabuga akajya kunywa inzoga Nyabugogo n'amaguru kandi ari butaye nabi atitaye ku gihe ari buhagerere uwo mujene saba akunda inzoga ntago ari urukundo no obsession nyine uba warazisariye uba warasariye ikintu iki ntago nasara ngeze kuri icyo kigero yego Dani tugiye kugirana ikiganiro beta ko twanakinjiramo utwo tuba ari utuntu tuba tugiye ducamo gake gake tugiye kugirana ikiganiro ku bintu bibiri icyambere turajya kuba manager bacu za Big Fish muri Showbiz mu bantu barwaniye umuziki ikintu cyatumye nguhamagara rero ngiye nkwemera nk'umusesenguzi nkwemera mu basesenguzi bagera muri 5 muri Showbiz akoze cyane kuva kimanyemera nk'umuntu ushobora kuba akoresha ubwenge mu busesenguzi bwiwe ndagerageza nkongera nkakwemera nubwo uri umukara oya ndi igikara sorry nubwo uri igikara aya ntago yirabura urenze kwirabura uri igikara Dani nubwo uri tureba niba batabona ko ndi guhohoterwa ntibantabare ariko ngo muri kamera wabikoze ntago ndi igikara nkongera nkakwemera nubwo uri igikara wimereye nka diyama itsimbye ahantu mu ntuzi
mu myanda abantu batazi ariko bakwiye kumenya. Akoze cyane. Ntago ndi kugutaka kuko nta tuzi umvomera. Yego. Unatuvoma waba utunywaho. Urumva? Yego. Ibyo rero nibyo bintu byatumye nkwifashisha ndavuga ati reka nzane umuntu bita Dani Rurema. Yego. Aze we numve ikintu avuga kuri ibi bintu. Ibi bintu abantu babivuze hari benshi cyane babivuga mu buryo bwabo. Bamwe nemera nakubwira ati bamwe na bamwe babivuzeho. Ariko ntago nigeze nkumva uri kubivugaho. Kireka niba byarandenze. Niyo mpamvu navuze ati reka nzane Dani Rurema yicare imbere yanjye. Tubiganire ikintu avuga kuri ibi bintu. Tubiganire byimbitse. Dani Rurema ndahera kuri poste y'umuntu bita Nopuja Nduwimana Jean Paul. Wemeza mirimo mu myidagaduro. Yego. Akaba umuyobozi mukuru w'icyitwa Country Records ndetse na Country FM. Nyensigaye nyita Country Group kuko isigaye irimo studio, isigaye irimo abakora ama podcast, isigaye irimo ibintu byinshi, isigaye irimo radio, yahozemo n'abandi kindirimbo. Yego, isigaye irimo n'igitangazamakuru kinini cya country.com, countryfm.com. Ndivuga ngo nsigaye nyita Country Group yabaye rwiyemeza mirimo mugari pe. Yitwa Nduwimana Jean Paul. Abantu bameze nka Nobja. Yigeze kubaho umuhanzi. Yego. Abantu munini n'umuhanzi. Ivuga ngo murabeho ndagiye. Arwaye sida. Irandirimbo nyine yayikoze arwaye sida aryamye ku gatanda. Arwaye sida. Nobja yakoze irandirimbo arwaye sida. Yagitinzemo arwaye sida. Yerekanaga ububi rwa sida cyangwa se ingaruka n'umuntu udufara nyine tukagushuka. You know? Ukishora mu bagore nta prudence ukishora mu bitsina by'abagore nta prudence wambara kakaba gakubayeho ukaburirimbye urwubonye. Ishoye mu bagore nta prudence akirengagiza imiryango akajya yigira kwicumi kwirongorera. Urumva mu bagore habamo se cyangwa oya hose ibayo hose ibayo. Nuko yagitinze arwaye sida muri iriya ndirimbo ariko gatanda avuga ati murabeho ndagiye narabirengagije ariko mumbabarire. Nuwo Nobja yanditse ngo iki? Ntago yigeze abaho mu manager. Nobja ntago muzi ari manager. Yego. Uyu Nobja ari manager w'umuhanzi runaka. Uyu Nobja turi kuvuga. Yego. Yagiye ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter. Akoresha account yiwe simbizi ngo na account yiwe. Niye bwite. Yego narabiverifie nsanga niye. Yego. Arandika aya magambo agira ati. Yego. Ubwo ngiye kuvuga ni Nopuja uri ndi kuvuga mpagarariye mu ijwi rya Nopuja. Yego. Abirirwa biyitirira ko bagize byinshi bakora muri music industry nibo ahubwo bafashe runini mu harindimuka ha music yacu. Icyo ni igitero. Buretse ngo mu biyitirira abirirwa biyitirira ko bagize byinshi bakora muri music industry. Yego. Niba ahubwo bafashe runini mu harindimuka ha music yacu. Bagize uruhare mu kwangiza umuziki nyarwanda. Yeti bavuga ko bawugize iki bawukoreye. Bawurwanire bakanabikora byinshi. Icyo ni igika cya mbere. Icya kabiri ni abanyamatiku arakata. Yego. Inda nini arakata. Abashanshuro arakata. Yego. Barema inzangano arakata. Barirarira. Yego. Bagenzwa no gusenya. Yego. Baharanira ibyubahiro. Yego. Bashaka amaronko. Yego. Asoza agira ati hagowe ababishinga. Aya ni amagambo Nopuja yanditse. Ukiraho se ko Nobja nawe ari mu bantu batinze muri uru ruganda. Sezwe uri kubyumva? Yego ndi kubyumva. Kandi akaba ari mu bantu bavuga ko bagize uruhare mu kwagura umuziki nyarwanda no kuwugirira umumaro. Navuga yaba mu gushinga ama studio no gufasha abandi bahanzi. Yego. Ubwo we ntari muri abo bantu yavugaga. Nkeka ko iyo aza kuba arimo yari gukoresha inteko ya gatatu y'ubwinshi cyangwa ngenera. Ndavuga ikibazo cyoroshye. Nge nawe ntago tumuzi muziki yo myaka yose. Turamuzi. Ntiyashinze studio. Yego. Ntavuga ko yagize uruhare muri uwo muziki no mu kuteza imbere. Yego. Ubwo ntari muri abo bantu technique. Arimo. Cyo ni cyambere. Ariko we yavuze abirirwa. Yatungaga intoki. Yego. Abantu bamwe muri bo. Yego. Nyine yatungaga intoki ntago yitungaga intoki. Yatungaga intoki ariko abantu bameze kimwe nabo.
bamaze igihe mu ruganda kandi bavuga ko barugiriye umumaro. Yego nibyo nengeye kukubwira ati nitwibagirwe ko ndakumva nawe ari muri abo bantu. ari mu bantu bamaze igihe mu muziki nyarwanda muri uru ruganda turimo. Ari mu bantu bamaze igihe muri rwo. Turi kubyumvikana. Ari no mu bantu ubwe mu nagara ngo nanjye ni mu bagize uruhare muri ibi bintu. Yaba kandi koko ntago tubihakana. Yatuzaniye element. Turabazi be. Turabyemera yatuzaniye koze, yatuzaniye aba producer tuzi. Yatuzaniye bakizi. Yes. Ntago tubihakana ariko bivuze ngo ari muri abo bantu bamaze igihe kandi nabo bavuga ko bagize uruhare. Itandukano ni yatungaga ndi ntoki. Nawe ajya bivuga harya ko yagize uruhare. Oya ntago ujugana na obja. Tujya tuganira. Ariko se ntago nje kuvuga ibyo tujya tuganira. Tureke ibyo kuvuga ko muganira. Dufata urugero tunivugira uruhare yagize. Ntarwo yagize. Yararugize runini cyane runagaragara. Navugaga. Tubareka amaze igihe mu muziki kandi yagize uruhare rugaragara. Ari muri abo bantu yavugaga. Bamaze igihe sizuri kubyumva. Kandi banarugiriye umumaro. So iyo case niyo nshaka kuvuga yavugaga ndi. Ko yatungaga intoki. Komeza. Kandi ikindi ikigaragara hano ibintu ari kuvuga arabizi cyane. Uko arabizi uko byagenda kose. No byanamugaye ikintu kimwe ukiri naho ngaho utaragera. Ndabanza mugaye. Uraboretse kumugaye. Ndabanza mugaye. Aha, mugaye ntari bidukomeye. Kim munyarwanda aravuga ngo yishura umurozi akakumaraho abana. Kuki atavuga mu wazina abo bantu? Nicyo umugayira cyane kiruta n'ibindi byose. Umva impamvu. Ubushize mu mwaka ushize mu mezi yo mu kwa 9 mu kwa 8 twari turi mu nkundura witwa ya Go for real. Uhora uvuga ngo baranyanga urabyibuka? Harabangambanira, harabishyura abandi ngo bamvuge ibyo bintu byose. Ariko tugapfa ikintu kimwe. Kuko niba ubivuga ugamije ko icyo kibazo kigomba gukemuka. Kuki udatobora ngo uvuga ayo mazina tukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye. Kuki muvugira mu matama koko niba mukeneye kibazo bikemuka? Cyangwa ahubwo namwe ntago mukeneye kibazo bikemuka, mukeneye kugirirwa impuhwe na rubanda rwirwa rubareba. Ya systeme. Nukuvuga ngo Kim tubwizanye ukuri kw'Imana biroroshye. Dani yahemukiye Kim. Si jambo Bazirene uri nyuma ya kamera. Icyo kintu si jambo rimwe kirumvikana cyane. Dani yahemukiye Kim muri ubu buryo. Yaramugambaniye ashaka ko Kim bamutega, hari ugeze kuvuga ngo ndimubakugambaniye ngo baragutega hararuguru. Bani Dani ari mu bantu bahemukiye Kim. At least uwo muntu nubwo agamije guteranya no kubeshya we yatunze intoki yatoboye aravuga. Seze uri kubyumva. Ndaza ndisobanuro Kim ari sobanura ntaga abantu bari mu biroroshye. Bintu bita birangira. Ariko kuvugira mu matama ngo harabiyita byo nukujijura. Nta muntu umugabo kwe kujya mu kujijura. No kuvuga ngo iyo ashaka ko ikibazo gihita gikemuka koko ibyo bibazo ari kugaragaza. Yagombaga kuza akavuga ngo aba bantu aba uyu n'uyu yahemukiye uyu n'uyu byagenze gutya dukemura ibibazo twite dukomeza. Ibibazo bizakemuka bite tubivugira mu matama tutavuga abantu bagize uruhare mu kubikora. Bizakemuka bite ki? Umunyarwanda yavuze ngo ushaka gukira indwara arayirata. Nose kuki tutayirata ngo tuyirate? Iba nta kidutwaye. Umva oya. Ahubwo mva icyo tuba tugamije. Impuhwe za rubanda. Twiyeze. Twivictimize bumve ko twe tutari muri kaga kundi. Uri kumva ki? Bivuze ngo niba uzi ikibazo 100%. Uko wagitanze amakuru ari primaire yibanze. Wavuze ko hari abantu nyine unatunga intoki uravuga ati hari abantu cyo ni cyambere cyo twita subjects baruhamwa mu kinyarwanda. Uvuga n'ibyo bakora kandi ari bibi. Abonye hashobora kuba harimo n'ibyaha ubyo yavuze. Byo kurema inzangano. Aha yavuze kurema inzangano. Buretse reba mo harimo utwaha nka tungahe. Ahasari nk'ibyahara. Yewe. Twagiye umbwira uburyo hatarimo inzangano. Atarimo ibyaha. Ni abanyamatiku. Inda nini. Abacanshuro. Barema inzangano. Icyo ntago ari icyaha. Kure mu rwangana aka kantu ni kabi. Twakomeje. Barirarira bagenzwa no gusenya. Ubu icyo ntago ari icyaha. Bya bintu birakomeye. Baharanira ibyubahiro. Bashaka amaronko. Urumva harimo ibyaha bijya kuba bibiri cyane niba atari na bitatu. Sizi no kubyumva. Bivuze ngo ufite amakuru ku bintu biri kuba. Kuko wanavuze ko hari abantu bivuze ngo urabazi.
sizi biri kubyumva ntago wavuga gutyo utabazi nicyo ndi kugusobanurira ariko bivuze ngo niba utari gutobora ngo uvuge nyine dukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye kuko uko bivuga kuko ibyo ni ibibazo byose tureke nubwo twavuga ngo ni ibyaha ni ibyago ubwabyo ni bibi kuba bibaho ariko rero niba ubizi sizi biri kubyumva ukaba udashaka gutobora ngo uvuge abo bantu dukemurira icyo kibazo nyine ahantu hagaragara mukajya kubikemura inyuma y'amarido mukavuga ngo mwiyunze kandi uzi ibyaha uwo muntu yakoze uzi icyo amategeko ahita avuga uri umufatanyacyaha ahangaha uri umufatanyacyaha cyane kuko abo ibyo bintu itegeko rihana umuntu wese wahishiriye icyaha nk'umufatanyacyaha ubyoroshye gutyo simple nureberera ubujura buba uri umujura yego uri umufatanyacyaha w'umujura nta bindi ubwo icyo cyaha cyabaye ku bufatanye bwawe ko wagicecetse wagihishira wakirebye urakibura wabyemera umuntu apfuye sibyo ukanga kubivuga wamwishe umuzi byabaye bireba nibwo wabyemera ugafatwa nibwo wabyemera ko icyo gihe ubufatanyije icyaha n'uwishyura n'uwabikoze gusa ntabwo ujya wumva ukumva ababyeyi bafungwa kubera guhishira umuntu afashe ku ngufu umwana wabo bakabikemuza amafaranga aho bugurishije umwana none niki kimbwira ko Nobja atari umufatanyacyaha muri ibyo byaha avuga muri ayo makosa avuga niba ko kadashaka kuvuga amazina y'abantu ngo tubikemure reka wenda dutekereze ko iyi yaba ari episode ya mbere hazaza na episode ya kabiri abavuga aya impamvu ntabyemera nuko nzi imyidagaduro k'imwe ntabwo myijemo mu gitondo nuko nzi neza ndakubwiza ukuri kw'Imana aho kugira atobora avuga izina iyi myidagaduro y'abanyarwanda ntabwo bishoboka kandi mo dukomeza gufungirana ibi bintu ntitubivuge ngo tubikemuriraho tujye ku yindi chapter bibyara ni ukuvuga ngo kimbura nanagira abantu inama ho gatoya n'ujye unagira ikibazo n'umuntu buri abandi hari abantu badutarutse wenda nari bigiye gushimagiza ngo aba ariko niba ubona ugiranye amakimbirane ubwumvikane buke ikibazo n'umuntu runaka nyakwinginze wibiceceka niba ujya kumva ukumva ngo umugabo yabyutse mu gitondo atera umupanga yica umugore we utazatekereza ko abyutse akabikora ako kanya aba yarabitekereje kuva kera ni ibintu ni procedure kwica umuntu ntago ari ikintu kiza ako kanya oya kwica umuntu ntago ari ikintu rero demo mu biceceka demo bibyari cyitwa inzika irambye niba nge nawe kimu tutumvikanye gato ako kanya aho ngaho bibereye tuhite tubiganiraho tuhite tugira iki tubiganireho suzi biri kubyumva birangiriraho tujye kwindi chapter y'ubushuti bwacu n'umubano wacu y'ikindi kintu duhuriraho ariko demo dushaka kubiceceka iyo bigiye guturika birabaturitsa mwembe aho turemeranye cyane Safaraje arakubwiye ngo urumva ngo natandukanye na Urban Boys ngo nicoje ngo nanjye ndebe ibyari byo ngo nikorera ku giti cyanjye ejo ukajya kumva nyuma y'imyaka nk'itanu ngo ariko ngo buriya ngo byahereye kera ngo nizo ngo yajyaga nyinshi suri kuganisha icyo nicyo dushaka kubwira bivuze ngo Savina nizo bashwanye kera nujya munsi turazana ibintu byinshi nece cyane nujya munsi turazana ibintu byinshi bizana abanyarwanda se ko babishaka urambaza oya inshyizi kubitirwa muri iyi mihanda reka tuzireke babarira nzabivugaho ubabara yihangana no nakora iki ase wa mugani ko atari we wazibakuru se nige warwanye ko nge sinshobora kurwana bura nubwo naba mfite imbaraga mu makosa nakora sinarwana muri iki gihugu nkanjye buriya aho kugira ndwane nuko ngana nakureka ukankubita ukigenda ntigendera ntabwo mfite imbaraga zirwana mw'abantu gusa ntabwo wakubita mu musayi umwe ngo wakabiri ukubite oya icyo gihe mba kwirengerera cyitwa self defense uwa kabiri ntabwo ngiye nawe uguha ngo ukubite oya icya kabiri wenda nakuvusha amaraso ariko byasaba ubitangire kugira ngo nze kubyita kwirinda akabanza agakubita n'umusayi wanjye kugira ngo njyewe nze kuguhemukira ariko nabyize kwirinda ubwo icyo gihe cyo kumuhemukira abagiye kototera umusaya wa kabiri urumva ikintu gihari ngiye nemereye kwirwanaho self defense sizo uri kubyumva self what self defense umujura yaje iwanjye azanye icyuma sizo uri kubyumva azanye intwari ishobora kunyambura ubuzima iwa icyaha cya mbere yakoze cyitwa trespassing yinjiriye urugo rwanjye nta burenganzira hawe in fact buri abantu batari banabizi nyuma saa 5 z'ijoro kwinjira urugo rw'undi muntu ni sakirirego cyerekana less nyine mwavuganye ariko mbere yayo masaha bishobora kwitwa ko ari umuntu wenda yaruzanye ubundi butumwa bishobora kwitwa nyine ko ni amasaha bakiri kare
ariko umuntu nyuma ya saa tanu z'ijoro yinjiye mu rugo iwanjye azanye imbunda ishobora kunyambura ubuzima ndamutanze mwambuye ubuzima ngo ninjye munyabyaha mwashakaga banza bunyambure kugira mubone ko nari umunyabyaha namusanze he nagiye iwe cyayansanze we yagusanze iwawe none ubwo se urumva ari nduri mu kibazo ugusanze iwawe niba uri mu kibazo ubwo nkubise mbangura ngerageza no kugukwepesha iki sinshaka winjira onomo sinshaka kujya kwa ba social mura icyo ndi kukubwira Kim nongere mbisubiremo igihe cyose uzabona umuntu uza hano muri imyidagaduro akavuga ngo hari abantu iyo ushyiraho to wawe umenye ko uwo muntu nawe ari muri abo bantu nahatandukaniye na wa muhungu ujya kubwira umukobwa ngo ngiye sinzagwemukira ngo simeze nk'aba bahungu umukobwa mwiza ajya umenya ko ngo ari we diregiteri niwe perefe niwe duwaye wacu guhemuka nicyo azi niko kazi nicyo yabyigiye hejuru y'amazi yego tukiri hano rero Dani turacyari kwa Nopuja ndakumva ngeje kuri iyi poste ya Nopuja yego commentaire zabaye nyinshi ariko burya twebwe tureba za nkingi za mwamba yego umuntu bita account ya Muyoboke Alex na account yiwe kuri profile hariho rimwe yego hariho ifoto ye n'umuhungu yego twe tureba ibi yagiye muri commentaire akomantinga kuri ya poste ya Nopuja arandika ngo irya mukuru riratinda ntirihera much respect Mr Living Legend ashyiraho na emoji akadukoresha dusaba imbabazi ko no buryarya uburyarya buhe muri commentaire se cyane gute commentaire Muyoboke amaze igihe kingana iki muri iyi myidagaduro ni kinini cyane ku buryo ntasubira inyuma ngo njye kugira si kinini ni kinini Muyoboke namaze igihe kiri muri iyi myidagaduro ni kinini ndetse ngeraho cyane none se Muyoboke kuki atabwiye Nobya ngo avuga abo bantu ibintu bikemukiraho irya mukuru yavugaga we niri ntabwo uri kumva ko abo bantu bombi bari bari kuzimiza uwo mukuru se ahubwo warivuze n'uwuhe amakuru ari hano ku mihanda aravuga ngo Nobya yabwiraga ubwo butumwa yanditse yabwiraga Muyoboke yego niyo mpamvu mise nkuzana kuri Muyoboke ariko ibintu by'abanyarwanda nahoze nkubwira byo guceceka ikibazo abantu bafite reka babwira ibintu bizabyara bw'abahungu ntabwo muzabasha kubiterura ku mihanda ndavuga iby'amakuru abahungu ngenda mumva baravuga bati Muyoboke na Nobya ntibarebana akana ko mu jisho bafitanye ikibazo kiremereye sizo uri kubyumva ndi kubyumva ikibazo cyanatumye Nobya yandika ari amagambo akavuga ngo buriya ngo yabwiraga Muyoboke mubwira bati niyo makuru ari mu mihanda kamakuru yo mu mihanda avuga Muyoboke narabira aravuga ati kuva Nobya ari nge yabwiraga ko byari byose arabyumva tuvuge ko irya mukuru ridatinda usaga commentinga nashaka gukora iki kuko niba bivugwa ko ari we yabwiraga nibivugwa muri iyi mihanda agomba kwerekana iki niko mbajije agomba Muyoboke nibyo nakubwira agomba commentinga yerekana iki nahoze nkubwira ijambo ryitwa ikarita ya victimization kwigira inzira karengane yego yego ntago ari nge yabwiraga ibyo ari byo ndabizi neza 100% ko ari nge yabwiraga ariko ntago ari nge yabwiraga nose ubirebera inyuma yabihakana ate ko Muyoboke ari we babwiraga kandi Nobya turi inshuti nanajya muri commentaire nkamusubiza yabihakanya ate yabihakana bitewe nuko nta zina yavuze wabyumvishe nyine ndi kuvuga washinja Muyoboke ute ko Nobya ari we yabwiraga kandi yanamusubije muri commentaire ntago wabikora nta buryo na bumwe buhari bwo kuvuga kugira wumve ko ari n'uburyarya kugira wumve uburya ntago ari compare uburyarya sinzi ijambo nakoresha ikinyarwanda ribivuga neza ni nko kuvuga ngo reka nk'urugero rworoshye rero umuntu agututse ati wambwa we kavuga ati yego mukuru wanjye wamubwiye ngo iki nawe uri imbwa ntago ngusubije ngubwiye ibyo waba umubwiye n'urugero niko umuntu bo hirya bibona sasa se umuntu agututse ati wambwa ukamubwira ati inshuti yanjye cyangwa grand frère oya tureke grand frère kavuga ati inshuti yanjye turapfiki icyuza ngo dufata urugero nje nawe turi gushwana ndakubwira nti wambwa we ukima urambwira ati inshuti yanjye Dani turafiki Irene yabibona ate Irene nta abaye ari umucurabwenge ashobora kumenya icyo nkubwiye oya Irene ntiyabona ko ari uri mu makosa bagututse ntiyabona ko uri inzira karengane mbwira iti
inshuti yanjye nguciriye bugufi inshuti yanjye singuciriye bugufi inshuti dore ndi ku mavi ndakubwiye kugira inda nini mpise nkubwira ati inshuti yanjye mise ndagusubije nti living legend ikosa nirya wowe wambwiye ko mfite inda nini uri kubyumva nyine Nibyo niko bigaragara niko twereka bari kureba uri ibyo kurenganya umuntu Yego. kandi icyo bari kurwanda ni ba runaka barabibona bate rubanda barabibona bate ntago bari kurwanira ukuri oya nakweretse uruhande no byo atari kwerekana kandi uko kuri kwakemuka Yego. seze buri kubyumva ndi kubyumva Varela ari gukina uwo mukino undi se we urumva ari gukina umukino w'ukuri kubera iki nabaragenda along rubanda barabibona bate ikintu ndi gutekereza uri gushaka kuvuga urugero nturutse hariya n'umujinya mwinshi nje ngutura amahane cyane mu mutima mwiza urahagurutse urampunze wabyumvise icyo gihe umuntu uri kutureba arabona ko ari njye wazanye umujinya wowe wazanye umujinya ni wowe uri mu makosa kandi mu by'ukuri ni wowe narinza ufite ikosa narinje gutura uwo mujinya victim card ikarita ivuga ngo ngiye mpora nzira akarenganirega ngewe nditonda barambonerana nakora ngewe umwere hari abanerega b'inda nini ngewe se mbabamo oya hari abantu barwanira icyubahiro ngewe se mbabamo hari abantu barema inzangano oya abasimbabamo kandi mu by'ukuri ni wowe ndi kubwira ukibazangira injajwa mw'abantu mwe ntabwo ari ubujajwa uri kumva si ubujajwa turi kuvuga uko tubona ibintu ibi ni ibitekerezo byacu cyane nk'uko buri wese ari kujya kuvuga ibyo ashaka ngewe bakunda ngo bashaka amaramuko oya ntabwo nkunda amaramuko si byo mbirimo oya ntabwo abaproducer banjye banshinja kubambura oya ntabwo abanyamakuru banjye bifungirana muri studio bagatabaza ngo nabimye umushahara oya utangiye kuzana byinshi oya utangiye kubinjajwa nk'uko wabivugaga kega buriya naganira utangiye guprenga smart nawe utangiye kugira icyo navugaga utangiye guprenga victim card uzanye abanyamakuru bifungiranye hano gute bazanye abaproducer bavuze ko ntabishyura gute nyine ni urugero ndi kukwereka nti erega nge niba ari urugero singero ko tuzifashisha urugero erega nge ntabwo byambaho ya wese umunyamakuru yakifungirana agatabaza radiyo yanjye reka inzara ko igiye kumwica reka ko nyamuhera kugihera nibyo rero nkubwira aba bahungu n'abahanga bagize ibyago ndaza ni ukuvuga ngo bagize ibyago bagize ibyago mva inyuma ya kamera hari wigeze kumbwira ngeregaho ikibazo ngo uri ushaka kwerekana nyine imibereho n'imikorere yacu kandi ntago urumva hari abanyamakuru wigeze guca aho waciye aho waciye uri kumva icyo mvuze baramubwira ngo ni mubi ntabwo afite isura nziza yo kuhakora bati iyo sura se niya ntabwo iyo sura iyi kamera ihita imeneka iyo sura ibaho yararakaye iyo sura ibaho erega nari nkiriyo iyo sura yicara he muri aya masura umuhungu yararubiye bro uzi ko uri umuntu mukuru wazegereye umuntu utekereza ko yabivuze mukaganira mukabivana mu nzira uzi ko aba bajene muri iyi mihanda nta mikino bagira bakubwira ntacyo bitayeho bajene bararakaye ariko reka nkubwize ukuri kw'Imana njyewe aho kugira ngo nyuri inyuma nanone njye kuvuga umuntu ntabibone ntababizi naba umugabo akabaza uko mutekereza uko buriya yari agitangira ntabwo ari icyamamare urukumva ngo bivuze ngo ni ishyari umuntu agufitiye kubura icyamamare oya umuntu akubwira ko kwiyumvamo ukiri na mutoya ubimenye hakiri kare ko njye nawe ntabwo twakwicarana n'iyo sura nk'iya Wokimu ntabwo byakunda agize amahirwe yabona iyanjye cyakora oya nawe nshaka kubyivangamo ntagira abo ntuka nabonyeza byibuze yamenye uko bamwitwara ni ukuvuga ngo ukuri guhari uramutse uzi ko urugo runaka ruroga rukaba runabyemera ni urugero ntabwo wajya kurya Wokimu ntibishoboka ikibintu kujya kurya mu rugo rw'inshuti yawe uzi kandi inshuti yawe utazi ko baroga bakakuroga mu cyayenge ibyo bintu ntabwo ari ubugome gusa ni ubutindi buri kubyumva kuko biroroha cyane kurwanya umwanzi ubizi ko ari umwanzi kuruta kurwanya inshuti yihishe nyine y'umwanzi kurwanya umwanzi wigize inshuti umuntu ukwanga yarakwigizeho inshuti wamurwanya utese kutamuzi niyo mpamvu abanyarwanda babyitegereje baravuga ngo ikikwica ni ikikurimo
Chikulacho. nuvuga buriya ukireka nkubwire buriya mu bantu bahuye nabyo ibyo bintu ngiye kuvuga ushobora kubizi abantu batanu bashobora kukwataka bafite n'ibyuma bashaka kukwica ariko kuko baje kwirwanaho birashoboka cyane Seze biri kubyumva ndi kubyumva ariko reba umuntu wari uri guhata ibirayi kuri ya sink ya hano ku ruhande gutya tuba turi mu murugo yego nawe uri guteka kuri ruhande cyacu banari guhatisha agataki gushyira ku ijosi wabimenye uri kumva sanse ni gushaka kubivuga uri kubyumva uwo niwe mubi abo nibo babi icyo nicyo kibazo ngira ujya kuvuga umuntu aravuze ngari kushanga ibyo runaka avuga nibyo bihe yavuze ngo hari abantu bagira inda nini bande se exactly ni bande ko yabivuze ni bande yavuze abo bantu tujye tubashaka tubamagane bave mu imyidagaduro yacu tumenye ko ari abahemu ariko demo dukomeza kubicumbikira tubicumbikira ni hahandi usanga abagakwiye kwamaganwa batakwa abagakwiye gutakwa bakamaganwa niyo mpamvu usanga intumwa nkange ari twe twangwa nyamara ba nyirabayazana nabere uraza kureba muri commentaire murakitora ngari kureba ikigana ngo wanga runaka ntago ari kureba ikiri kuvuga ari kureba uvuga yes ariko nyine kubera ko urwo rwego bararurenze urabakira ariko nanone ni ikibazo uriya iki kurangiza ibintu kwiza no kubyakira nicyo ndi kuvuga kuri muyoboke na nobye n'abantu bakuru umwe afite imyaka irenga 20 mu bintu undi afite imyaka irenga 15 mu bintu bazi imyidagaduro uri kubisobanukirwa kandi baranahoranye buriya ntago bigeze babana kure zimera gutya zakadasohoka none bagahuzwa n'umuhanzi witwa Mugisha Benjamin the Ben nye politike mukuru mu banyamuziki tuzabigarukaho uri kubyumva akabahuza bakamuhora iruhande bagategurana ibitaramo bakagira ari inshuti uri kubyumva ubura umwuga hamagara undi byari utabizi ntawe utabizi n'utarubizi yarabibonye ariko uyu munsi ari nabyo nakubwiraga abo bantu iyo kuri uvuze tuyiheruka muri arena cyane nekereza ko ubwo baheruka no byari he de benaje muri Uganda icyo kibazo wakibaza no puja cyangwa bagenzi no bya wemeraga gasanga de Ben mu gitaramo i Burayi i Kampala niho hamunaniye hano hano yijya hari icyo kibazo cyaho yarari wakibaza nkawe wamubaza ati niki cyatumye tutakubona listen ngiye maze kugira ikibazo abantu badasobanukira uyu munsi ndamusejeje yincara hano Kim nkabeshya seze uri kubyumva ndi kubyumva ndakubwiza kuri kw'Imana ko nzi neza ko ndi mu bantu babasha kubeshya bafite ubwo bushobozi kuko buriya ntibazakubeshya ntago mu nzu yawe uramutse ufitemo ubugari gusa ntago ushobora kutubwira ko ukunda ubugari ngo tubyemere kandi ari bwo bwonyine buri mu nzu nibwo bwonyine ufite nicyo kiri kuboneka gusa rero niba udashoboye kubeshya ntago wavuga ngo wanga kubeshya ngo tubyemere hoya kandi utabishoboye bisaba uba ufite ubushobozi bw'ibyo bintu nk'uko Kim avuze ngo sinkunda kurwana wamwumva ko afite izo ntege sisi uri kubyumva afite ubwo bushobozi bwabasha kurwana ikiriho ni amahitamo yo kubyanga ndamucara nje nkicara hano Kim njye sibi ntago byanyobera nkaza hano nkicara nkabeshya buce nabona n'udufaranga pe rwose nk'abari abahungu nanjye baje banyoreza udufaranga sisi uri kubyumva yego ariko igituma wumva ntagishaka kwicaza abantu ngo mbabaze batunge mikoro nuko utari bunegeke ibyo nkubaza oya ntago ibyo byo twabyumvikanaho ntago nshobora gufata ubwonko bwanjye mu busimbuzi bw'irobo byarananiye naragerageje kubirobo mu buzima byarananiye ntago byo byashoboka ukireka nkubwize ukuri kw'Imana kugira ngo byumve ngwe n'agastori gatoya ahantu hose nanyuze kuva ku Isibo The Choice Live Inyarwanda igihe.com MIE or anywhere ndi umuntu ujya inama niyo miterere yanjye imbaba turicara tukaganira buri ujye ubibona ngera niyo yaba ari ikibiriti tukiganira nkunda duhana ibitekerezo ariko ikintu cyitwa dictation nyine dukora iki ntago bikora utanagitekereje no ngo numve ni ikintu gifututse gifatika ntago bishoboka umembera iki niba ibyo nkora se wabikora ubwo ntiwazi ukabikora it's simple saba mugani biroroshye nose wamaye akazi kuko gukora iki exactly wamaye akazi ko gukora iki niba utashaka ko mbikora wamaye akazi ko gukora iki
ibyo bintu by'ababosi byo kudictatinga doesn't work on me. Rero bikajyana n'itangazamakuru njene umunyamakuru yagakwiye kuba ari umuntu wicaza umuntu akamubaza. yego Sizi uri kubyumva uri umuhanzi ngiye kukubaza nyine ibibazo by'abahanzi. Nuhindukira yo kama ibyo kukubaza urabo njyanye muri politike ko niho tubizi. Niho tuzi umuntu akwica umwicarana na runaka akubwira ngo urambaza ibi cyaha bigende bitya na bitya. Safa ariko nge ntago ndi muri politike ni mu myidagaduro kameme ntago byakunda. ntago wambwira ngo mbaza iki Sha ukina bimbwira ndaseka nge rero urankunda guseka abantu bakagirana ibindi bintu. ngewe umbwiye ngo mbaza iki numva gishobora guteza ikibazo wampaguruka imbere wayamita ngusigira mikoro ahubwo ukabyibaza none ukanabyikorera byose. Ntago kuko wowe ntacyo waba uri gukora cyakora twajya inama. Sizi uri kubyumva uturugero rworoshye. Dani maze iminsi nyuze muri divorce sibyo ni urugero ndi umuhanzi sibyo maze iminsi mpanye divorce n'umugore ibyo murabizi nk'abanyamakuru. Sizi uri kubyumva ariko sindakira mu mutwe ko ntago ndinjije yo kutamenya ko umuntu ashobora kugira aka depression bibaho. Sizi uri kubyumva sindi bugire uruhare mu gukomeza kukongerera igikomere. Kwambwira uti ndakwinginze iki kintu tukivuge kuko sindakira. Ariko bikaba muri yo sanse. Sizi uri kubyumva ndi kubyumva nibibe muri sanse kuvuga ngo no ngoma kumbaza iki zamuye agatuza none kaba kabaye ntabwo ngira kanini ariko ubuzamuye karande nyinshi akufite karahagije cyo ubuzamuye karande nyinshi. Dani tuve reka tuve muri aba bakire n'ibyabo ndacyari kuri no byana muyoboke soza nanavuga ko mu gihe cyose umuntu agiye kuvuga ikibazo ntatobora wagikoze navuga icyabaye wose wo kwizera biciyeho umurongo bisu wo kwizera. Ni byiza ko yaza avuga ngo uyu muntu kuko akeneye ko ikibazo gikemuka. Yego niba udakeneye ko abaturage bakugirira impuhwe ngo nawe utangire ubabeshye shira hanze umurozi atakumaraho abana atazanica abaturanyi cyane abandi cyane bitabaye ibyo nge nzajya nkubara mu bafatanya cyaha. Yego ni kubyumva wowe uko mbyumva no bya ntagaruke kongera kubeshya abantu ngo hari abantu bujya tunga urutoki no bya nta muntu n'umutazi imyidagaduro uvuga uti Dani Rurema ni mubi akora ibi nibi kuva kuri yakugera kuri Z kugira ngo nundi muntu amenye ukanyirinda kuko ndi mubi. Sibyo kuko koko ukeneye ko ikibazo gikemuka. Uko niko abanyarwanda ubundi babayeho umunyarwanda muzima nuko abayeho. Umugore ajyana umugabo mu nteko rusange y'abaturage buri wa kabiri kujya kuvuga iki uyu mugabo yankubise urushyi abivuga kugira ngo se bigene bite nuko ayobeye ko yazinga envelope ye nanuza akigendera abivuga kugira cya kibazo gikemuke uko bwabo kuganira byaranze noneho abaturanyi n'abavandimwe babunge. Sinzi uri kubyumva nje kubyumva mugere rero bitabaye ibyo abo bantu bose mujye makubira mu gatebo kamwe muvuge ngo izi ni indyarya mwigendera. Nitwa nde nuko nge nkora yitwa Dani Rurema ukabona byanzuye nuko nkora Dani. Yes ndakeka abantu bari kukumva neza bari no kumva icyo washatse kuvuga. Bira bintu ni bibi ni ibintu binashaje ni technique zishaje. Nukuvuga ngo yego dukubite tubangura ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Yego umuntu witwa Fata ku mavuta yaburanye mu mizi. Yego ku byaha akurikiranyweho abenshi barabizi mwari byumvishe bihagije. Yego Fata ku mavuta yaraburanye. Urukiko rufata umwanzuro ko urubanza rwe ruzasomwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu ari wo munsi turiho ubu nona. Yego abantu batabizi Fata ku mavuta akurikiranyweho ibyaha yabyo gukoresha ibiyobyabwenge woza umuntu kunyeke kumugenza arimo utwaha twinshi kumwicira izina n'utwaha tugenda dukurikiranye tuvanga juste no kuvuga umuntu nabi by'umwihariko ababizi ni case ya The Ben ni yarezwe na The Ben. Yego ariko singira ngo baje kumuha imbabazi biriya nabivuze ko zira imbabazi nta kintu zari zimaze na Murava yahaye imbabazi gafaranga gute kandi yarahawe imbabazi. Icyo nakubwira cyo zira mbabazi bibaye byiza abantu bareka kuryarya abandi nge sinkunda uburyarya muri kamere yanjye. Wowe ureze umuntu mu gitondo wabyuse uranditse ngo wamubabare
yego mbereho y'amasaha 2 kugira iki gihe turi iyi saha tugezeho igere. Bana urubanza rwasubitswe nta nubigoye bindi rwasubitswe kubera ko uyu munsi ari live. Aha reka mbivuge gutya. Yego. Twari twabivuze ko yaburanye kuri zira tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu ariko uyu munsi twari twiteze ko urubanza rwe rusoma. Twagiye kubona hasohotse itangazo rivuga ko urubanza rwafata ku mavuta rwasubitswe. Nyine isomwa ry'umwanzuro urubanza rwafata ku mavuta ryasubitswe kuri iyi tariki twari twiteze ko urubanza ruri busomwe. Yego. Rwasubitswe kubera konje. Icyo nicyo kinabanuka kwe kumenya kiruta ibindi byose. Nta mucamanza okay nta mukozi wa leta ukora kuri konje. Kereka iyo bibaye ngombwa ko umuganga akenerwa. Ari umuganga. Harya iyi konje singira ngo iba yanditse kuri kalendari cyane. Wumvise icyo nshaka kushatse kuvuga? Ndi kubyumva. Ntago bifashisha kalendari bategura amatariki yo kugira yo gusoma cyane cyangwa ndakumva 100%. Bifasha kalendari ariko ari ikintu twibagirwa. Byahuye biti na konje umunsi wo gusoma imyanzuro ku rubanza rwafata ku mavuta. Ujya mu manza kenshi yadura ku nkiko kenshi. Ujya kumva ngo umucamanza ari kuza gusoma urubanza ngagiza akantu kihutirwa aragiye haje undi. Yego. Gahunda nyine iratunguranye. Cyangwa ukajya kumva bahinduye nk'amazina y'umucamanza wari gusoma urwo rubanza bitunguranye. Yego. Systeme zose zikorwamo n'abantu. Niyo mpamvu n'uyu munsi tuvugana na Minisiteri y'Ubutabera iri muri gahunda yo kugira ibintu byose bijye muri systeme y'ikoranabuhanga. Yego. Kubera ko umuntu aribeshya. Sizbiri kubyumva. Ndi kubyumva. Ntago ari ibintu bitangaje ko umuntu yakibeshya akavuga agashyiraho itariki atarebye kuri kalendari. Nubwo agomba kureba kuri kalendari. Ariko birashoboka 100% ko umuntu yibeshya. Ni nacyo gituma umuntu aba umuntu nuko yibeshya. Nekereza ko rero nta wundi mugambi wabaye kuko gusiba umunsi umwe kuri wa gatanu ushaka kuvuga ati kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu sibyo ko imanza zikunda imyanzuro ku manza zikunda gusoma kuwa gatanu. Vuga ati wenda tubyimuri icyumweru gitaha. Ni ibintu bisanzwe cyane. Ni ibintu bisanzwe nta kigoye kirimo ntago ari kuvuga ngo ni umugambi ngo dutenze ngo umuntu ngo twongere toya. Ni bisanzwe kwibeshya yitariki kuko si ubwa mbere bitubayeho mu rukiko si n'ubwa kabiri. Kuko niba unabyibuka tujya mu rubanza rwa Prince Kid baravuze ngo bagiye gukoresha itegeko reka ngurugero rworoshye. Prince Kid aburana. Mu Rwanda Prince Kid yagiye kuburana itegeko ryarahindutse ko ikintu kijyanye n'amajwi n'amashusho wemerewe kubifata umunara uko wabiherewe uburenganzira n'umucamanza mukuru w'u Rwanda. Warubizi se? Ntago ushobora kumfata audio ngo ijyane mu rukiko. Kubera iki se kandi ari ikimenyetso? Ikimenyetso wayimfasha ute? Ko AI izaje tubizi ute kifite umwimerere. Ese ubundi wayimfasha unyeka iki? Kuki wanyete se n'ubimenyesha inzego zibishinzwe ziguha uburenganzira? Byose babigendera baravuga bati amajwi kubera ko ashobora kuba amafabrikano kuko aka kanya ki nge nagufata nkakuvugisha ibintu. Abazi AI igezweho cyitwa ubwenge buhimbano dushobora gukoresha za deep fake dushobora gukoresha none uhaje ama software nka nimba arakona ndi gukoresha uri recording ugafata nk'interuro nk'icumi ukazi recording none ukajya ufata page nyine ushaka ko baguhama amajwi bakaguha amajwi muri ryajwi ryawe batanzemo sample sizo uri kubyumva. Icyo gihe u Rwanda rurabera ruvuga ngo no birakwiye ko amashusho n'amajwi byajya bijya gufatwa babiherewe uburenganzira. Urubanza rwose kwa Prince Kid mite ndukubira mu gakubo kameze ngo ninde watanze uburenganzira ninde wahaye icyangombwa wari uri mu rubanza narindiyo ninde wahaye uburenganzira muheto n'abambari be n'inshuti ze gufata amajwi Prince Kid. Dani icyo kiranyagisha nago kinyagisha gusa icyo kiranyagisha nago kinyagiye nago ari kikwagisha icyo baravuga ngo icyo kiranyagisha nyine kiranyagisha icyo cyatuma bakunyaga mbara cyo ndi kukubwira naguhaga urugero rwo kuvuga ngo rimwe na rimwe habaho kwibeshya. Mucamanza ajya gusoma urubanza rwa Prince Kid amukatira imyaka 5 yaravuze ngo iri tegeko tugiye gukoresha harimo icyuho wari uri mu rukiko rukuru ruherereye Nyamirambo Setandre wese iryo jambo yararyumvishwa twari turi imbere yewe jihadi bafudi twari turi imbere twese. Itegeko ririmo icyuho ariko no mu Bufaransa no muri Canada iryo tegeko ririmo icyuho. None amajwi yifashwe muri urwo rubanza gute kandi aburenganzira bwata umuntu akihagera bakikubaza ngo warrant iri he wahawe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha prosecution nyine y'u Rwanda ikitwa NPPA bakorana n'ikimihoro. NPPA yaguhaye uburenganzira nyine duha igipapuro
umwavoka agomba kuba agifite ntacyo invalid ntago muri ndamo biburanaho ayo majwi nyine 0 ntabwo tugiye ahita atagacira ayo majwi none agomba gutamba agaciro byihuse kereka igihe hashobora kubaho some cases urugero rworoshye dufite nka kamera yo mu rugo icunga umutekano sizo uri kubyumva yego ndi kubyumva umuntu aje kwiba yego sizo uri kubyumva iyo kamera urumva ikijejwe yego gucunga umutekano iyo kamera nta bundi burenganzira ikeneye kuko n'ubundi ujya kuyesitara baguha uburenganzira dio dan ayo mashusho yashobora gukoreshwa uri kumva akantu gato akashobora kugusa yego nyamucira akajisho urumva rero icyo ndi kukubwira Dani yego fata ku mavuta aha yaburanye avuga ngo urumogi bavuze ntabwo bamusanzemo ntago bamupimye niko yavuze ntago bamusanze kuko ntibamupimye bira bipimo wavuga bindi byavuye ni ibyande ko ntageze naho bapimira ibyo byampaye igitekerezo kigira gute ndi umunyamakuru ibintu ngiye kuvuga bimbarweho nkanjye nka Danilo nk'umunyamakuru ni ibitekerezo byawe ibitekerezo byanjye kandi nanemere gutekereza nk'umunyamakuru no gutanga opinion tazagira n'ubyibeshyaho hano ntago ndi bupyinagaze fata ku mavuta ngo nirengagize ko ubugenzacyaha bushobora gukora ikosa oya twara abagenzacyaha uyu munsi batabwamo ejo mwagiye mu rubanza rw'umushinjacyaha wariye ruswa birashoboka cyane ko umugenzacyaha yakora ikosa yanibeshye niyo mpamvu uvuga ngo birakwiye ko dushyiraho urwego rwigenga rudakorana na leta rwigenga urwego rwitwa urwego rw'abagenzuzi icyo gitekerezo maze iminsi ndi kugisansibiriza nyitanga icyo urwo rwego rukajya rwakira complaints zose zo mu nzego zose ku buryo nkafata ku mavuta agira icyo kibazo ni umufungwa yego ariko nibikura ko afite uburenganzira bwe nk'umuntu ni umugororwa burya oya ni umufungwa kuko nta mugororwa ateze yego ugorora umuntu utarahamwe icyaha ariko icyo kinyarwanda mu gikuraye dukomeze uri kumugorora iki dukomeze uretse oya warumbwe nkora umugororwa uri kumugorora iki atarahamwe icyaha icyo ni ikinyarwanda reka cyoroshye icyo ndi kuvuga rero urwo rwego nkafata ku mavuta akarwandikira ariko nge ntabwo napimwe akarwandikira leta igakurikiranwa bakongera koko babonye ari ngombwa ariko akaba urwego rwigenga urwego rudakorana na leta kuko kimu tubwizanye ukuri ntabwo bikwiye none se leta irega indi wowe urajya kubwira gitifu w'umurenge ngo akagari yakurenganyije kandi basangira umwe ari pare wundi mwana we ngo gitifu oya twe kugira urwego rwigenga sizi buri kubyumva rwigenga rudafite aho ruhuye na leta nyine twe twisangamo nk'abantu nyine abantu ku bandi ntibiba ari leta ugiye kuregera indi leta kuko buriya iriya ni complaint nini iremereye ku buryo ntakubwira umuntu uri kuburana akavuga ngo ntabwo napimwe umva mu rukiko barabitarutse nk'aho ari ibintu bisanzwe ibazo wamupimye ibazo wakoze raporo ibazo wamufashe ibazo wakoze ikirego cye cyose dosiye yose akayihereza ubushinjacyaha ibi biba birimo nk'abantu nka bane niba atari batanu urumva ikintu ufata ngo utari kuvugira mu rukiko urumva ukuntu kiremereye urumva ari ikintu se ni umurwayi wo mu mutwe se ari umurwayi wo mu mutwe twakuba twaramukatiye akaba ari he Indera kuko nta buriya ntibazakubeshye niyo wakica abantu 200 urukiko rugasanga wari urwaye rukujyana kwa muganga warubizi ndabimenye abantu barabizi cyane ntabyibaza vuga nta murwayi wo mu mutwe nta muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe wemereye ko gufungwa nyine n'abandi bafungwa reka dutegereze umunsi w'isomwa ry'urubanza aracyemerewe wenda kujurira ariko mfite n'icyizere by the way mfite icyizere ko nanjye mfite icyizere ko fata ku mavuta azataha ndizera ko yize ndizera ko simvuga ko ari udukosa atakoze kamemara udukosa yakoze twabayeho kandi nizera ko n'imande yakoreye amakosa barumvikanye baranaganira ibintu bijya mu mucyo nyabuna ubushinjacyaha bw'u Rwanda mbasabe yego mbibasabye ntinze ariko rwose ntago imyaka 9 ikwiye umuntu uko ibyo ari byo byose barashishoza bazareba bagerageze rwose ariko mfite icyizere nanjye mfite icyizere ko fata mu mutwe so yego ndagushimiye cyane reka tugane ku musozo yego ndagushimiye Danilo Rema yego uzagaragara kenshi cyane n'ibidukundira oya nzagaragara hano ni kwa Ukim ni ku muvandimwe ni mu rugo bazambona ugomba kumbonerega nose baranyangira iki barakwanga se shaho ntaho bagushyira nanjye kamvuge ngo hari abantu banyanga ubaye hari abantu reka shimire buri muntu wese warebye iki kiganiro kuva cyatangiye kugeza gisoje kamusabe ukora subscribe ukoresha ya like na comment ni ko kuduteza imbere konyine for real then
Imana iduhana umugisha twese mwakoze cyane.